twari tugezaho mbabaza ngo ni Mayeri ki Robin ya muri buza ni Londres ubwo nayo Arteta ndaza kuyababaza munagendere kuri abusanse z'aba bakinnyi babiri yabuze ku mukino w'ikipe ya Everton. Amayeri nge mbona amayeri yakoresha no kudefanda neza, defending well, kudefanda neza kuko agiye guhura n'imwe makipe yataka kandi irimo kwinjiza ibitego byinshi. Ivuye kwa Sporting ibitego 5, yarivuye kwa Nottingham yari herutse hariya 3, bavuye kwa West Ham 5 mu mikino 3 binjiza ibitego 13, binjijwemo ibitego 2. Kwa Sporting ari ibyari 5. 5. No kuvanga mu mikino 3 batsinze ibitego 13 binjizwamo 2. First of all kuri Manchester United mu mikino 3 itsinze ibitego 3 iheruka ya Manchester United yaba ari ibitego 8, yaba ari ibitego 8 yinjijwemo 4. So urumva rero ko ayo makipe aratandukanye. Icya kabiri home advantage buri girakora cyangwa se mu rugo hagira impact nini. Amayeri ya mbere iyo umutoza Ruben Amorim ntekereza ko atari ukuza gufungura ku kibuga Emirates ngo akine, kuko yaba kuri karite Arsenal iramurusha, ku mukino mwiza Arsenal iramurusha, kudefanda neza Arsenal iramurusha. Mbona igishoboka we yakwiga amayeri akomeye ya mbere no kubanza kurinda gakora ama counter attack, akavuga ati igihe dufashe umupira muri buriya buryo twabonye barimo bakina imipira inyuze ku mpande yihuse itigera mu izamu, babanje kudefanda neza izamu ryabo. Okay, no kuvuga ngo ni Martin de Right, ubwo ni Johnny Evans na Mazirawe mbona ari bashobora gukoresha cyangwa Magwaya, kuko yatweretse ko kuzana Magwaya buriya no kumuhira minota irenga 20 na cyangwa se 30 ni 20 hafi ni 3 ni byerekana ko ashobora kuzamwitabaza kuri match ya Arsenal. Ubwo byanga byakundiye abari Martin de Right, Mazraoui ndetse na hari Magwaya. Abakinyi babiri b'imbere ni Casemiro ndetse na Igarite. Daro uruhande rumwe, urundi Amadi Diallo, Bruno Fernandes na nandi ubwo wahita kina ni Bruno Fernandes ubwo na yaba Mason Mount abande cyangwa se Zirikize ubwo Rashford akataka, kuko ibyo ari byo byose azakora, kuko simbona azaza gukora possession hariya kwa Emirates. Icyo cyonyine yakora no kurinda neza izamu ndetse agashobora gukora ama counter attack yihuta buriya buryo bihutamo bakageza umupira ku izamu, nibyo bishobora gufasha Manchester United gukura intsinzi ku kibuga Emirates. Fadura tekereza United mu yihesureje kuri Emirates mu buryo bwa Amorim. Buryo bwa Amorim ni buriya tutazigira buhinduka. Buriya buryo bwe 3-4-3 4-4 no buryo bwiza mufasha kwataka kuko abwumva neza 3-4-3 bakanamufasha no kudefanda. Buri yivuze ngo ikipe buri kipe se mwisi itabasha kudefanda neza ifite ikibazo. Na Arsenal isaba kudefanda. Kuri te defanda bizajyamo. Umukino umutoza agomba kugira ni nuriya nta kintu kizawuhindura no guhitamo mu gusama irema bijyanye n'ibibazo mbona yagize, kuko none burya ukwitamo amayirema bita byerekana umukino ugiye gukina. Ndavuga uburyo bw'imikinire bwawe. Nimba none anga Lisandro Martinez adahari uhita wibaza ngo ndi mu central back wundi afite cyangwa se n'umukinnyi yashobora gukoresha wabasha gukina muri buriya buryo bw'imikinire ukina ugarira akoresha imoso cyane. Ukamara muri Manchester United ntuhite umubona, ukavuga uti wenda ashaka gukoresha Johnny Evans. Wareba kuri Vitesse ya Arsenal ndavuga ritime y'umukino wa Arsenal ugatona ko Johnny Evans nibyo ashaka gufasha mu buryo bwa ariko none ira system yo inaga ifasha nago isaba gusa umuntu kuba ari umurideri gusa, isa no kubukora. Wareba ugavuga ati se imbaraga za Johnny Evans n'ubuha nta gushidikanya ubwiza bwa Johnny Evans, ariko nanone ritime y'umukino mwemera kuba hagazemo hariya, uko buriya ubwiza bwa Johnny Evans n'ukubasha gusoma umukino agafasha abandi gukina. Ariko ye bisaba ko yangaje imbaraga ze z'umubiri kuri ritime y'umukino Arsenal kina byagorana. Nubwo itebaza ngo niba Lisandro Martinez wari ufite iyo jeunesse, wari ufite ni aggressive, nubwo bushobozi yadahari uraza kuhakoresha ndi.
kandi kuko icyo kwibaho kiro cya mbere cyo nubanza guhitamo amayirima meza kuza kumufasha mu gukina umukino kudefanda ntibizana abatangaza no ku munsi w'ijoro babonye Kazimeno Garita icyarimwe nibo bagomba gukina n'ubundi ariko ntabwo basanzwe ntabwo ari bune bwo bari burya agomba gushyiramo ashyiramo umwe agahita ashyiramo undi hagati ya Mayino ya Bruno Fernandes cyangwa se Christian Eriksen ariko ishusho kujya kubona ukabona azanye Kobe Mayino na Imini Ugarte na Casemiro nka kumwe Rudi Van Nistelrooy yakinaga nka kumwe Rudi Van Nistelrooy yabikoraga hanyuma Bruno Fernandes agata akinana n'umwe na Marcus Rashford uyu Bruno Fernandes agata akina na Joshua Zirkzee Marcus Rashford kuri point cyangwa se bitewe na cyangwa hitamo Garnacho cyangwa ariko uburyo ntekereza ko ashobora kugira ngo azabashe guhagarara neza ejo bijyanye na defense ye mbona ategereje kuri ntuza kuri Ugarte na Casemiro icyarimwe mu kibuga byamufasha kurushaho kandi ikindi kintu Fuadi wirengagiza mani itanga ama espace manini iyi systeme ya nyine ama espace ni mpamvu ntekereza ko Ugarte na ntuza aribo bamufasha kuko bo bafite niyo skill zo kudefend kuko atanze ama espace byaba bibi cyane kuri Mikel Arteta no kuguma mu byasanzwe akina cyangwa nawe system ya Robben yamurimi yamwuburije kugira ibindi atekereza ubwo ndavuga twe twanabwirutseho ku munsi w'ejo ku mukinnyi wundi usanzwe agaragara cyane cyane kuri umukino wa Manchester United harimo umukinnyi witwa Martinelli Gabriel Martinelli ari mu bakinnyi bashobora ariko nanjye ni na perifera muri agiye gukina muri ku Manchester gukina nanjye na perifera Martinelli kuko Martinelli agira pace kandi aho kwirukanya no harahari kurikije ukuntu ira system ihagarika aho kwirukanyira yahabona kono no kumwirukankana cyane so mu defenseur typique yaba ari Amadi Diallo aba mwiza hano hambere Amadi Madera aba mwiza mu gukora pressing ariko si mwiza mu gukorerwa pressing hano ntekereza ko nanjye yatekereza kuri wa mujene witwa Martinelli nanjye ni muri la system na ngo system Robben amuri muyazana ku munsi w'ejo yoburira Mikel Arteta no kugira ibyo ahindura muri stade apana guhindura umukino ntahindura ndavuga muri mu bakinyi nyine mu 11 niye mbona wahindukamo ni Martinelli kajya mu gusabandi bagakina uko asa ngewe siko mbibona bitewe nuko mbibona ko Osasuna iragomboye singiyo turutayizamu umwanya Mallorca Imini turutayizamu witwa Murique mubi cyane ariko harimo bitagikunda niba ipima rusanga amahoroshe niba ipima arayisanga ikintu kimwe mbonamo Benjamin gitandukanye mbona pesa ahantu zari kuba cyangwa se uwo mwanya wa Martinelli wo kwiruka ashobora kumushyiramo bitewe wenda nuko abona za ya aggressivity kuko Martinelli ni umuntu ushaka wenda ko Mazirawi na Amadi Diallo bazaguma hariya ariko ukurikije ko Arsenal uko byagenda kariko kose muri possession za domina Manchester United mbona gukina ukina muri possession mu buryo bwiza bwo gutsinda muri Trossard yaba mwiza bitewe nuko iyo mani tuvuga yuko ishobora guhera ku izami defend ikagikora ama counter attack wa muntu rero ukinira muri espace ntoya mbona yaba Leandro Trossard byoroshye ko muri wa mwanya mutoya basiga Trossard ashobora kutsindiramo igitego so mbona line up yakinye na West Ham kuko yavuze ko aza kureba imyitozo yo ku mugoroba kuri Thomas Partey na Mike Merino availability yabo Ricardo Carafiori nawe yavuze ko titozanyije nabo yitoje ku ruhande igihe abo bombi baba bahari mbona Thomas Partey ashobora gusimbura Jorginho ariko nkabona iriya line imbere ya Trossard Kai Havertz na Bukayo Saka ishobora kuguma kuriya no mukino wahawe umugabo witwa Samuel muramuzi Samuel Barot no musore ukizamuka niwe muzasifura match ya United ndetse n'ikipe ya Arsenal Samuel Barot kuri VAR hari mu Liverpool fan Jared Gillett niko birasa barabyizeye shab arabivuga pe muri mu Australia ko ari umufana wa Liverpool n'amafoto yeregara hari muri DM ye cyane byagiye bibaho nuko yagiye abikura ariko ni umufana wa Liverpool kuva akiri mutoya